Yeah, what's up my people? It is Warizi kuri top ngarukanye amakuru y'imyidagaduro aba yiriwe acaracara kuri iyi mihanda y'i Kigali hano mu Rwanda, ariko nkaza kunyarukira n'ubundi mu karere k'Iburasirazuba nkajya muri Nigeria ndetse nkikoza ikota amasimbi i Burayi nkakubwira uko byifashe ndetse nkakubwira no muri Amerika uko biba byifashe byiriwe. Ni buri munsi ndakwapudetinga ku kantu kanjye nakubwiye ngo ni kuri top yacu. Rero uyu munsi ikintu kiri kuri top ku isi yose muri rusange nuko Mr. Kanye West yabaye agarurirwa account ye kuri Twitter, dore ko yari maze iminsi yarafunzwe cyangwa se yarasibwe. Rero nyuma yo kugaruka, Kanye West yahise yifata video ari kumwe n'inshuti ze atangaza ko azaba yiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu cyangwa se yuhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mr. Kanye West arifuza kuba perezida w'igihugu cya Amerika cyangwa se wa Leta zose Zunze Ubumwe za Amerika. Rero Mr. Ye yabikoze ubwo ari kumwe n'inshuti ze, yifata video ahita apostinga n'ubundi kuri Twitter, dore ko yari maze kugaruka nyuma y'igihe gito cyari gishize atabarizwa kuri uru rubuga kuko account ye nk'uko nabikubwiye yari yarasibwe. Ubu rero ibintu biba bimeze neza, ariko hari naho biba bitameze neza. Ubona kubwira mwamenye mu mapiano DJ Somebody guturuka muri South Africa, hagana ku saa 6 z'amanywa tariki 20 z'ukwezi kwa 11 yaraye araswa hariya muri Johannesburg mu murwa mukuru wa South Africa. Nibwo yarashwe n'abagabo babiri ubu babashije kuba bagezwa mu rukiko ubwo yaratwaye imodoka, nibwo bamufunze baramurasa akaba yamaze kuba yitaba Imana. Tumubwira ngo rest in peace. Twigarukire hano iwacu i Kigali mu Rwanda. Uncle Austin na DJ Muyoboke bibasiye Uncle Austin Sole Gato n'uwo bita Alex Muyoboke bibasiye abo bita aba DJ. Muyoboke mbere na mbere niwe yitabiriye ahantu igitaramo cyangwa se ikirori kirimo aba DJ, yumva ntibari ku DJ cyangwa se niba ari gukina indirimbo z'inyarwanda, andiko gutuma umwe mu basore bari kumwe ngo abwire aba DJ bazikine. Aba DJ bawusubizanya uwo musore uburakari, baramubwira ngo genda ubwire Alex Muyoboke ko atari umuvugizi w'umuziki nyarwanda. Ibi rero bikaba byarababaje Muyoboke, akaba yarabivuzeho. Uyu bityo rero wo bita Uncle Austin Simply Baba, umunyamakuru ndetse akaba n'umuhanzi ukora kuri Kiss FM nk'umunyamakuru, ariko akaba aririmba n'indirimbo ze ku giti cye. Nawe akaba yabigarutseho avuga kuko aba DJ birengagije umuziki wo mu Rwanda. Uwo bita DJ Sonia West ko abibona yaje abihakana, avuga ko impamvu batazikina n'abahanzi bagiramo uruhare kuko ntibajya bapostinga flyers zabo cyangwa se ngo basupportinge. Uwo bita rero n'ubundi Lucky Nzeyimana, umunyamakuru wa RTV muramuzi mu myidagaduro muri showbiz yacu, akaba yagarutse amusubiza ko n'ubundi babandi b'abanya-Nigeria bazikinira n'abanya South Africa nabo ntabwo bajya babasupportinga cyangwa se ngo baba postingire flyers zabo, kuko DJ Sonia we yashimije abahanzi b'abanyarwanda ko ntacyo bafasha aba DJ. Ariko nabo bahanzi bo muri Nigeria ndakeka nta kintu Davido cyangwa se Wizkid aba yafasha aba DJs ba hano iwacu mu Rwanda. DJ Brian utagira ipfana nawe yaryunzemo avuga ko aba DJ bagenzi be abibona babyirengagije, batajya bakina umuziki w'abahanzi nyarwanda mu bitaramo baba batumiwemo, haba mu tubare, mu mahoteli ndetse no mu bitaramo bikomeye cyane bigenda bibera hano iwacu Kigali ndetse n'imahanga. Kandi aba DJ bari bakwiye kugira uruhare mu muziki wacu kugira ngo utere imbere. N'igihe yatumiwe hanze gucuranga nk'i Burundi, Uganda, aho muri za Nigeria, South Africa, bakaba bakina indirimbo z'abanyarwanda kugira ngo n'ubundi zimenyekane naho zitazwi. Iyo nkuru rero n'ubundi ntabwo twayitindaho. N'uwo bita rero Turahirwa Moses cyangwa se Moshonizi mugarukeho uyu munsi, kuko n'ubundi yakomeje kuvuga ku mbuga nkoranyambaga, aho yavuze yuko nubwo yasezeye gukora ibijyanye n'imideli, ariko yasizemo abana bake bato kandi beza bazakora nk'ibyo yakoraga byiza kurushaho. Akaba yafunguye n'indi
inzu y'imideli yise Rwanda ibarizwa hariya mu majyaruguru. Nkomeza nkubwira rero kuri Motions akaba yavuze ko afunguye iyo nzu izajya ihanga imideli ndetse akanateza imbere abahanzi nyarwanda, ariko bakaba yahakanye ko n'ubundi atigeze agurisha Motions, inzu itunganya imideli hano iwacu i Kigali yambika abastari ndetse n'abanyapolitike bakomeye. Ibitego ya papa tugeye muri football mu gikombe cy'isi kiri kubera hariya i Katari, ibitego byarumbutse. Nge ndivugira ku mukino w'Ubwongereza na Iran. Ubwongereza bwanyagiye Iran ibitego 6. Senegal yatsindiwe ibitego 2. Ibintu ntabwo byoroshye. Iyi ni Kigali Tube. Izi ni updates ziba ziriwe zivugwa muri iyi si y'imyidagaduro impande zitandukanye. Duhita tukureberamo inkuru ziri kuri top, inkuru zigezweho ariko zirenze kurusha izindi. Dukomeza kuri top yacu tubabwira ko uwo bita Shaddy Boo ndetse na Kate Bashabe abari bameze neza cyane muri iki gihugu cyacu, dore ko Kate Bashabe nawe amurika imideli, Shaddy Boo nawe akaba akoresha imbuga nkoranyambaga benshi bakunze kumwita ibyo nyine. Dukomeza rero n'amakuru yacu agiye atandukanye nkubwira ko bita Taylor Swift yabaye umuhanzi watsindiye ibihembo byinshi cyane bigera kuri 6 mu yo bita American Music Award 2022. Bye bye nshuti z'akadasohoka za Kigali Tube. Izi ni kuri top. Ejo tuzahure n'ubundi mbapudetinga mbaha ibigezweho, inkuru nyamukuru, inkuru zizewe zicukumbuye kandi zigezweho. Ni kuri top honyine wasanga right now. Murakoze cyane.